Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'igihe uboneye iyi videwo igaruka ku myitwarire, inkomoko ndetse n'ibiranga abantu bitwa izina Fils. Abantu benshi badusabye ko twabasobanurira inkomoko, ibiranga ndetse n'ibindi bintu byose byerekeranye n'izina Fils. Kuri uyu munsi rero tugiye kubabwira ibintu biranga abantu bitwa ba Fils, aho ryakomotse ndetse n'imyitwarire y'abantu bitwa ba Fils. Izina Fils rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, aho Fils risobanura umuhungu cyangwa se umwana w'umugabo. Mu Cyongereza niryo bita son. Rikunze gukoreshwa cyane mu bihugu bivuga Igifaransa, harimo u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Côte d'Ivoire ndetse n'ahandi bakoresha Igifaransa cyane. Muri Afurika izina Fils rimwe na rimwe rikoreshwa nk'izina ry'umuntu, nubwo mu Gifaransa risanzwe ari izina rusange. Gukoresha izina Fils nk'izina ry'umuntu biba bigamije kugaragaza agaciro k'umwana w'umuhungu cyangwa se intandaro y'amasezerano cyangwa se amahoro mu muryango. Izina Fils rero rifite ubusobanuro. Reka tubabwire bumwe mu busobanuro bw'izina Fils. Umwana w'umugabo cyangwa se umuhungu w'umuryango niwe bita Fils. Rishobora no gusobanura umusimbura cyangwa se uwitezweho gukomeza umurage cyangwa icyizere cy'ejo hazaza mu muryango. Nicyo uzumva bavuga ngo mu muryango iyo babyayemo umwana w'umuhungu ni igisobanura ko uwo muryango utazazima. Rero na hano icyo tuvuga ko umuntu witwa Fils asobanuye ko umuryango we ukomeje cyangwa se udateze kuzima. Mu buryo bwa gikirisitu rero rishobora gusobanura umwana w'Imana bishingiye ku ijambo ry'Icyongereza. Igifaransa risobanuye Yesu, the son, le fils. Ibiranga umuntu witwa Fils. Nubwo buri muntu afite umwihariko we, hari ibintu abantu benshi bitwa ba Fils bashobora guhuzwa n'izina ndangagaciro. Icya mbere, ubushishozi. Akenshi baba ari abantu batekereza cyane mbere yo gufata icyemezo. Urumva neza ko umuntu witwa Fils aba ari umuntu utekereza cyane mbere y'uko afata icyemezo. Icya kabiri kiranga ba Fils ni urukundo n'ubwubahane. Ba Fils bamenya kwitwara neza mu mibanire n'abandi. Urabyumva neza ko umuntu witwa Fils aba afite uburyo ki abana muri sosiyete atabangamira bagenzi be. Niba nawe witwa Fils, ubwo ugende uhuza imyitwarire yawe ndetse unayihuze n'ibyo ndimo kuvuga aha ngaha, noneho utwandikire muri komenti, kandi tukwibutsa ko ugomba gusiga ukoze subscribe kuri channel yacu yitwa Doris TV. Ikiranga ba Fils cya gatatu ni gukunda umuryango. Bafite ishyaka ryo gukomeza umurage w'umuryango wabo. Nk'uko twabibonye ko Fils bisobanuye umuhungu cyangwa se umuntu ugaragaza ko umuryango uzakomeza kubaho, na ba Fils rero bakora cyane, bakorana ishyaka kugira ngo umuryango wabo baharanira ko uzaguma cyangwa se uzakomeza kumera neza, kuba inkingi yabo akunda. Birumvikana hano ngaha, niba uri Fils, abantu ukunda wumva ko bakwegamiraho, bose baza ari wowe begamiyeho. Bose they depend on you. Icya nyuma, imyitwarire iboneye. Akunda kwerekana icyubahiro n'isuku mu mibereho ye. Birumvikana ba Fils barubaha kandi bakarangwa n'isuku.
abantu bazwi bitwa ba fisi, ubu ni abantu twavuga b'ibyamamare, nubwo izina fisi ritari ryinshi mu bantu bazwi ku rwego mpuzamahanga, rikoreshwa cyane nk'izina ry'ikirenga cyangwa se iriherekeje andi, urugero nka Jean Fils, Ma Fils cyangwa se Fiseme, aho fisi rihuza n'irindi zina mu mwimerere w'igifaransa. Tugusaba ko wakora subscribe kuri Doris TV maze tugakomeza kubana. Kora share ku bantu bitwa ba fisi waba uzi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ukoresha, kugira ngo buri wese abashe kumenya ubusobanuro bw'izina fisi. Nawe utari fisi, niba hari izina wifuza kumenya, twandikire muri comment cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp yacu 07 8 maze utusabe ko twagusobanurira izina runaka wifuza, kugira ngo umenye icyo risobanura, aho ryakomotse. Turagusaba kandi ko wadukorera share kandi ushishikariza bagenzi bawe nabo kudukorera subscribe.